Abalevi igice cya 27. Amabwiriza yerekeye ibyatuwe Uhoraho. Uhoraho ategeka Musa kubwira Abisirayeli ati, nihagira uhiga umuhigo wo kunyegurira umuntu, igihe cyo guhigura ajya amucunguza ifeza mu buryo bukurikira. Umugabo ufite imyaka iri hagati ya 20 na 60 atangweho ibikoroto 50 by'ifeza hakurikijwe igipimo gikoreshwa n'abatambyi. Umugore uri muri icyo kigero atangweho ibikoroto 30. Umuhungu ufite imyaka iri hagati y'5 na 20 atangweho ibikoroto 20. Umukobwa uri muri icyo kigero atangweho ibikoroto 10. Umuhungu umaze ukwezi avutse kugeza ku myaka 5 atangweho ibikoroto 5 by'ifeza. Umukobwa uri muri icyo kigero atangweho ibikoroto 3 by'ifeza. Umugabo ufite imyaka 60 n'uyirengeje atangweho ibikoroto 15. Umugore uri muri icyo kigero atangweho ibikoroto 10. Niba wahize ari umukene ku buryo atabona igiciro cyagenwe, ajya asanga umutambyi kugira ngo amugabanyirize igiciro akurikije ubukene bwe. Nihagira uhiga umuhigo wo kuntambira itungo, rijye riba rinyeguriwe burundu, ntakarisimbuze irindi, ryaba ryiza cyangwa ribi, kuko nabigenza atyo yombi azaba anyeguriwe. Nihagira uhiga umuhigo wo kuntura itungo rihumanye ridashobora kuntambirwa, ajya rishyira umutambyi. Umutambyi ajya risuzuma arigenera igiciro kirikwiriye. Nyiraryo nashaka kuricungura, ajya atanga icyo giciro yongeyeho 1/5. Nihagira unyegurira inzu ye, umutambyi ajya yigenzura ayigenera igiciro kiyikwiriye. Uwayinyeguriye nashaka kwicungura, ajya atanga icyo giciro yongeyeho 1/5 abone kwisubirana. Nihagira unyegurira umurima wa gakondo ye, ujye ugenerwa igiciro hakurikijwe ubwinshi bw'imbuto bawubibamo, igiciro kibe ibikoroto 50 by'ifeza ku murima wabibwamo ibiro 100 by'ingano, niba ari mu mwaka wa yubile. Ariko nawunyegurira nyuma y'umwaka wa yubile, umutambyi ajya awugenera igiciro akurikije imyaka isigaye ngo yubile itahibe, bityo igiciro kizagabanuka. Uwawunyeguriye nashaka kuwucungura, ajya atanga icyo giciro yongeyeho 1/5 abone kuwusubirana. Ariko nawugurisha atarawucungura, ntago umutambyi azamwemera kuwucungura. Mu mwaka wa yubile aho gusubizwa nyirawo, uzanyegurirwa burundu ubu w'abatambyi. Nihagira unyegurira umurima yaguze utari uwa gakondo ye, umutambyi ajya awugenera igiciro akurikije imyaka isigaye ngo yubile ibe, uwawunyeguriye ahita agitanga kiba ari cyo kinyegurirwa mu mwanya w'umurima. Mu mwaka wa yubile uwo murima uzasubizwe nyiri ukuwugurisha. Ibiciro byose bijye bishyirwaho hakurikijwe igipimo gikoreshwa n'abatambyi. Ni igikoroto kimwe cy'ifeza gipima garama 11. Nta ushobora kunyegurira uburiza bw'amatungo kuko busanzwe ari ubwanjye. Umuntu nashaka gucungura itungo rihumanye, ajya atanga igiciro cyaryo yongeyeho 1/5. Nadashaka kuricungura, rijye rigurishwa ku giciro cyaryo. Nyamara nta muntu n'umwe ubasha kugurisha cyangwa gucungura icyanyeguriwe burundu, cyaba umuntu cyangwa itungo cyangwa umurima. Icyo kintu kiba cyanyeguriwe rwose, niyo yaba ari umuntu ntashobora gucungurwa, ahubwo ajye yicwa. 1/10 cy'imyaka yo mu murima n'imbuto zera ku biti n'ibyanjye, mujye mubinyegurira. Nihagira ushaka gusimbuza 1/10 cy'imyaka igiciro cyayo, ajya agitanga yongeyeho 1/5 cy'icyo giciro. Ku byerekeye amatungo mujye muyabara, buri tungo ribaye irya 10 aba ari ryo munyegurira. Ntimukarisimbuze irindi, ryaba ryiza cyangwa ribi, kuko nimubigenza mutyo yombi azaba anyeguriwe adashobora gucungurwa. Ngaya amabwiriza Uhoraho yahereye Musa ku musozi wa Sinayi ngo yashyikirize Abisirayeli.